Twongere tubasuhuze mwese abadukurikira ku Mata TV, ni Peter muvugana. Turabishimira cyane kandi ni ikaze ku biganiro byacu byo ku Mata TV. Turabakunda cyane kandi namwe muradukunda, turabibona. Ibyo mutugaragariza byose ku Mata TV buriya turabyishimira. Subscribe, share, comment n'ibindi byose mugenda mukora, buri wese ajya agenda yishima kuko muri abantu b'agaciro. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu Mabururu uraho. Neza cyane Peter. Amakuru y'iminsi. Umva urebye ibintu nta kibazo namaro kabisa, nta kibazo biri kugenda neza kabisa. Ibintu bimeze neza? Ya bimeze neza cyane, reba nako tumugeye bimeze neza cyane, nta kibazo kabisa. Ndakubona neza cyane kandi ndabona rwose swagari zose rwose ndabona urimo neza. Ya meze neza Ndabeshye? cyane. Umva nanjye rwose ugenda ubona nyine ibintu biba bitandukanye, ariko nanjye nyine nta kibazo mfite, ibintu bimeze neza kabisa. Wari umaze iminsi uri kutwitaho ku bijyanye n'amakuru y'imikino, se wari waragiye hera, wari uhugiye mu iki? By'ukuri rero nanjye nyine abizi ko nyine ndugiye mu yakanya nyine nanjye ndanyaka kugira ngo nze mbagezeho amakuru. Ndabizi ni mama nkumbuye, ariko nyine nanjye uko bushoboye kose nanjye nkaza mbagezeho amakuru y'imikino. Amakuru y'imikino Ya nukuri se kuyategura birakorohera ra? amakuru y'imikino kuyategura ngewe ntabwo ingora cyane, bitewe ko amakuru y'imikino ngewe buriya cyane cyane yumva kuri radiyo Rwanda. Kuri radiyo Rwanda niho nyumva, yamaze kumva nayo nzaza nkabanyezaho hano ku Mata TV. Mu by'ukuri rero tumaze iminsi tuganira kandi nabonye abafana cyangwa abadukurikira ku Mata TV barakwishimiye kandi bavuga bati uwo musore ni umunyempano koko, kandi biragaragara uburyo avugamo amakuru, uburyo ategura, ni ibintu byiza cyane. Ariko watubwiye impano yawe, uburyo wayitangiye, aho wayikuye, uburyo byagiye bikuzamo, ariko hari abafana mbese batabashije kubyumvaho cyangwa se bakigeze kuri uru rubuga rwacu ku nshuro ya mbere. Ubundi waba waratangiye ibintu byo kujya mu myidagaduro cyangwa se ibintu byo gutegura amakuru nka ryari? Watangiye kubyumvamo ryari? Murakoze cyane. Rero ibintu by'amakuru cyane cyane natangiye kumvamo ko nawe umunyamakuru mu 2020 cyagiye igihe Covid yazaga. Ndibuka neza cyane igihe Covid yazaga, usanga nyine nagiye kugura igitanda cya radiyo, kijya nanzibagirwa, ni igitanda naguze amafaranga 500 cya radiyo. Urabizi ko nyine abana nyine b'abahungu bakunda gufana umupira w'amaguru n'abafana imikino itandukanye, ariko nyine ngewe ndi umwana wakunda gufana imipira y'amaguru nyine hano mu Rwanda. Uriya rero gutangira kuvanga wenda nzaba umunyamakuru, nimara kugura icyo gitanda cya radiyo nagenda nkajya acuranga. Ndabyibuka neza cyane, nagiye ncuranga rero nakumva abanyamakuru kuri radiyo Rwanda, ni radiyo Rwanda ncuranga. Rero nagiye numva abanyamakuru batandukanye, nanjye numva ni ibintu byiza cyane 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 baba bari kogeza nk'umupira, nanjye numva ndabikunze. Aba ati umva nanjye rwose ndumva rwose ntabwo umunyamakuru kabisa. Nanjye ndabyimenyereza gake gakeya, nanjye nyine kwa kundi umuntu aba ari mu rugo nyine, nanjye nkagenda nyine sa nk'uwogeza cyangwa se nkavuga n'amakuru gahoro gahoro. Ni uko nguko kugezana n'umugubu nyine ndacyabikorera. Okay, turabyumva neza cyane. Ariko abafana bawe ese wababwira iki muri aka kanya? Abafana banjye rero nababwira ati umva mukomeze rwose kunkurikira, nizera ko mu by'ukuri mukomeza kunkurikira kandi mukama na like nkageraho wenda nagera hejuru. Umva rwose yaba ari ibintu byiza cyane, ariko nabwira ko nanjye mbakunda cyane. Nawe urabakunda cyane? Ndabakunda cyane rwose. Ni byiza cyane. Ese ko tuzi ko hari amakipe menshi muri Afurika, mu Rwanda ndetse no hanze ya Afurika n'i Burayi, ubwo ese ikipe yumvamo cyane kurusha izindi ni iyi? Mugabane Burayi rero ikipe mfana ni ikipe yitwa Real Madrid. Ikipe yitwa Real Madrid rwose ni ikipe mfana neza cyane, ikipe yari mu gihugu cya Espagne. Ikipe rero ngira ngo yeretse no gutwara igikombe cya UEFA Champions League, yatwariye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza.
hariya kuri stade yitwa imbere aho yasezeraga ikipe ya Dortmund yitsinze ibitego bibiri kuri kimwe. Ni ikipe rero by'ukuri rero ikomeye cyane, ni ikipe rero mfana cyane rwose, urayifana cyane. ndayifana rwose. None se nk'umufana w'ikipe, ese watubwira nk'abakinnyi niyo byaba nka batatu cyangwa bane waba uzi bakina muri iyo kipe? Ya Real Madrid abakinnyi babanza bose nabakubwira ahubwo reka nze ndabakubwire. Reka da. Reka nze bakubwira abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid. Izamu rero habanzamo umusore bita Thibaut Courtois, uyu ni Umubirigi, ni umuzamu afatira ikipe y'igihugu y'Ababirigi. Kabiri haca umusore bita Dani Carvajal, iwe ni umunya Espagne birumvikana. Kuri gatatu yitwa Ferland Mendy, umutima wa defense yitwa Nacho Fernandes, ni kapiteni w'iyi kipe. Agafatanya n'umusore bitwa Antonio Rudiger, uyu ni Umudage. Mu kibuga hagati yitwa Dore Kamavinga, uyu nguyu ni Umufaransa. Hakaza rero umusore bita Toni Kroos, uyu ni Umudage nawe. Hakaza rero n'umusore bita Federico Valverde, uyu ni umunya Uruguay. Imbere icumi hasi umusore bita Rodrigo Gus, 11 hakaza umusore bita Vinicius Junior, bakatakisha umusore bita Jude Victor William Bellingham. Nabo ngabo 10 y'ikipe ya Real Madrid. Uzi ko untunguye? Nabo ngabo koko se uragenda ukabatondeka pe? Umva ikipe ya Real Madrid rwose mba nyiri inyuma rwose. Niko iyo mpano kwidasanzwe ra. Umva nyine umuntu bari kugerageza agace gace n'ari ibintu byagenda. Urantunguye cyane rwose ku buryo rwose tubibutse ko hano ari ku Mata TV. Amata TV tubagezaho amakuru y'imyidagaduro, tubagezaho amakuru y'ibyamamare, abahanzi n'abandi bose. Ubwo rero uyu munsi tubibutse ko turi kuvugana na Mabururu Olivier. Uwo niwe turi kumwe uyu munsi, arimo aratuganiriza ku mpano ye idasanzwe yo kuba akunda ibintu by'imikino, ku buryo ageza no ku rwego rwo kuba rwose atubwira amazina y'abakinnyi mu ikipe runaka cyane rwose. Mabururu rero ndagira ngo nkwibarize, ese iyo mpano yawe mu by'ukuri ubona urashaka ko yazakugeza he? Ya impano yanjye rero ahantu nshaka kuzagera wenda ni ahantu kure cyane, ariko byagize cyane bazanyeze ku radiyo n'imwe ndahari yerekana impano yanjye. Yaba ari byiza rwose. Nibyo, kandi rwose ubuvugizi burahari cyane kuko turakubona ko ushoboye rwose. Ubwo buvugizi turaje tubugukorere, turebe yuko wazagera kuri radiyo imwe runaka. Mu banyamakuru wo kuri radiyo Rwanda cyangwa se wo ku yindi radiyo runaka, niwe munyamakuru wumva wifuza guhura nawe? Abanyamakuru wifuza guhura nawe ni umunyamakuru rigani rwose rwazina wemera, n'umunyamakuru bita Rugangura Gisele. Abanyamakuru ndabemera cyane. Yego. Ubemerera iki? Aho ngahura nka Rugangura ni ikintu mwemera n'ubusesenguzi atanga. Na Rugangura azi kogeza amate cyane rwose. Umunyamakuru uri kogeza amate kumva ugisa peti yo kumva amate. Aba banyamakuru turaje tuguhuze n'abasigaye nawe, uzabibibwirire urukundo bafitiye. Kandi rero tubibutse ko hano ku Mata TV ibiganiro byacu ari akagaruka umunsi ku munsi. Uyu none ni Mabururu, dushobora kuzazana undi ejo nawe akabaganiriza. Tubibuke ko tubashyiraho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bya showbiz, bijyanye n'abahanzi, bijyanye n'udushya tugenda tugaragara hirya no hino. Kandi turabashimira uruhare rwanyu tugaragariza ku Mata TV, za subscribe, ibyo mukora comments cyangwa se uburyo muduha za share na za likes, byose turabibona kandi turabyishimira. Ubwo rero mwari kumwe na Peter. Ubwo rero turi kumwe kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Mabururu n'uyu nguyu twari turi kumwe kandi turagushimiye. Twizere ko n'ubutaha ugiye kudutegurira ikiganiro cyiza cyane. Nawe ndagushimira cyane ku kiganiro tumaranye igihe turi kuvugana. Namwe rero ndabashimiye, nashimiye rwose, murakoze cyane. Nawe urakoze cyane kandi ibiganiro byacu nakagaruka.